mana barakoze mana kuko ibintu wampaye ibi bigeragezo wampaye ni iby'iki umpa imitungo unyima abantu bo kwirya nibyo nari nizeye byose ngiye kubisiga kuko nyabuze banwa umugore wanjye nakundaga nta n'umwana n'akana kamusigiye kuko urangeragereza iki niki kintu nakoze cyatumye ugira gutya mama nyagasani wandi ko wari we nirengera nkaba ari we nsenga akaba ari we nsaba imfashanyo wamfashije nibura ukanyongerera iminsi yo kubaho muganga we none yankuyeho ngo amezi 3 yonyine diyabete irabinkuyeho ubu kuko nta mutima mana nta n'umuti wama ubu bintu byo ndabisiga koko n'amahoteli yanjye yose muri kiko noneho n'umunyu bawumuyeho ibiryo biryoshye nabivuyeho abandi barabirya ufite imitungo nazi ikima busimariye imitungo imaze iki mfite abakozi ntazi n'umubare wabo sinzi abeza sinzi ababi sinzi nakwirengera nde nasigira nde nakora iki ubu ariko mfite igitekerezo umuntu mfite bose hano ntabwo ngiye gushaka umuntu uzasigira imitungo yanjye kugira ngo bisigire leta kandi barahari benshi bababaye kandi bashobora kuboneza abona ibyo nabwo ese nkawe urandeba iki koko sino ziriye kuza kureba bank shawara kiza cyazo urasa neza we ura niki kubibona siko akazi kawe ari ukwicara aho ngaho nk'abandi bakire bose tuntu bisize none mwadukuye turiko tumwumva risize uduki ebi sexy bya atazi usetse iki sugo kuko ni iki kize gisekeye erega ntabwo wakimenya anyway waramusite se naramutse neza mwana nuko akazi ari hatari hano amadosiye ni danje kabisa cyumva amaso ari kundya ndumva ameze nabi wabona ari ukuri kureba ngo biragure wambajije impamvu ushaka ko mubaza ntabwo wambwira no kubajije naraye ndi ugira ute naraye nkurota uretse ni ukuri kw'Imana wari uri kurota se ibijyanye n'ibiki none umva naraye nkurose kumva naraye nkurose noneho nyine ngo ari we boss ntabwo ubundi sinjye boss nyine ngo ari we boss nyine ngo uri kumbwira ukuri nyine ushaka kujya mu rugo ngo nyine tukafamiye hama ngo ukamfungurira hoteli ahantu ariko nzanabikora subizo mwemera shawe n'uburyarya njya mbona ureba kagakobwa kagakora cyane ako shanza kumenya ndagukonderera bizo zambona cyangwa ubona nse kukagira ariko nawe surakara mva baravuze ngo abakobwa ngo babyibushye ngo ntago ngo bagira ngo umujinya ntago urambona nawe ugeze nagushwanyaguza akushaka nkubwire nibwo hano twagize nk'ahacu ariko bizadukoraho ntabwo ugatekereza ibyo bintu ni ukuri kumara nk'umunsi boss yaje bakamubwira ibintu twirirwamo ese hari ikidasanzwe dukora turi abantu se ntabwo erega jya umenya ko banatugira n'ishyari nkanjye none ukaraga kuga kagakara dukaraga kubonye mbona kakureba ukuntu nkahora niba nako kankunda sha uri ikintu kagukunda kuki wumva ko ari uko gukunda se bibaze mu Rwanda kuki utumva yuko wenda yaba yumva ko nkumuvunisha kumva ko nyine yaba gukunda nanjye mba mbibonere ukuntu aba ndeba nkabona harimo akantu nyine nakomeza gukundi ushaza nagutwara reka nikorera akazi wawe
Okay, nawe ndabona akazi ari kenshi mwene turasubira ariko ndagukumbuye. Ganira. Shabibi nawe urankanze. Ntiwarubwiye urangumbuye. Cyawatse ngakora akazi ko mfite ibintu byinshi. Nese se warubwiye urangumbuye. Nyine ikibazo nuko mfite akazi kenshi. Ako se ntukazajye ugira nk'umusirikare ntabwo uri umusirikare. Berega umuntu abari mu kazi. None ni fresh, meze neza. meze neza cyane. Kwanza ndamwumbuye no kumobera banza umobera. Wow. That's my house. No, we really know where birangiza. Mabija, I'm sorry. Uyu yabaje gukora iki kwe? Akiriya buziye hari ababuze umuntu bakira muranga bari gukora. Tese imbabari ngo urushinzwe cyanga. Nuguseriva nyine agenda useriva. Hama wowe. Asiko ufite amatiku bite? Bite nese muri mu kazi. Abakiriya bari hari ababuze umuntu. Usanga abantu bimereye neza ukaza batesha umutwe n'indi ukuzanye ha. Ariko banze iyo iri gusiga gukorera. Umva ibirahure nabihana. Ngamva amatiku ufite. Ibyo byose birahanagura. Ibyo byose birahanagura. Wagiye ukora ibikureba ubundi bitakureba ukabyihora. Asiki. Bebe wamubonye. Mbaze nkubwire. Uyu ni gusiga gukorera ariko. Oya ese yankurira iki? Shagenera n'umujinya nje ihute vanga. Kunura rugenda rwikaraga. Iyo mbaze gato. Iyo ndamuka mbonye umurebye cyoroshye. Oya suriye. Musura ya. Ako noneho nyine ukora umubunurije nka nyine like bus. Subizi se. Nubundi ndi umukire ariko jye uvuga unyegereye. Ese wagiye usoma bus. Oya singa bigusabe. None se bite? Cyane fresh. Kwambwe kusevinga. Buhatse tugashora yacu urumva. Tugashaka business yacu. Reba nk'ukuntu turadukoze ducitse tuba tuza dukubahuka tutakubara kuri manager. Erega ntago ndiyorganiza neza. Ndambwe saving. Da saving ariko nyine amafaranga yo gutangira indi company agaraza neza. Ufite ngayo kuri konti se basi ngo twongere. Ako tuve muri ako gasoro. Amafaranga ndayafite ariko nshaka gukora business irenze. Gakake ko batazajya batwuvuga. No kuturede ntituzi ngo byose. Ese waje kwafasha kwakira abakiriya. Ako se wewe vipi zawe bimeze? Ese yaje kwafasha kwakira abakiriya. No se wakoze akazi kakureba. Hanyuma bagakora iki? Ako noneho. Twajya ngo uri manager. Batsola ngo mbe manager nkawe nabireka. Ndaje mfanye. Urayitugaruka. Cyetse umunkiyemo nk'urushyi nka rumwe. Oya no. Ntambari gashira n'igihe gitumura bugacyaha benge ntambari gashira n'igihe gitumura buga. Musaza muraho neza? Mwana muraho yego kuri hano se? Yano kubw'ibibazo nashakaga umushefu wa hoteli se koko shefu wanga ese no muhoro bamwaranya kubwiza ukuri ubu nta mugore ngira yarapfuye nta nakana none ufite n'uburwayi budakira amadiyabete za hypertension nta bushobozi mfite ngubu narinje kugira ngo ndebe umutware w'ahantu ndebe ko hari icyo yamfasha niba
seba ko muze nkufasha ndashonje pe. ahantu rero nyine nkuko habonye iyi hoteli nyine ubundi nabakira binjira moto sinzi rero use nkufasha iki cyo koreka cyo mwereka wafasha nukumuzana bose gusa uza nawe sikumva mfite ikimanaja kibi dufite umanaja mu bya atazi mu manage nyine babita ngo umumanaja nyine no ushinzwe abakozi ahangaha nyine umuntu nyine wirya niki sinzi cyakora wowe ba nk'umuntu w'umwana warezwe kuri bishoboka byose mpuze nawe gusa umusaza nanjye nyine akazi kanjye no gukora amasuku n'utundi tuntu tworoheje tu ntago nyine ngiye nanjye ntago mba nemeye kugera hariya ko nyine haragera n'abakire no hoteli yacu ni y'abakire gusa ahubwo nawe buryo kibinjiyemo rwose nuko niba bagiye gufunga gate ahubwo ngubu nabyo wasanga babimpoye noneho rero kumye nyine ahangaha nze ni ntago akunda nyine abantu nkurikije nyine ukuntu ugaragara byo pe ubona ko ufite inzara inyota n'ibibazo ariko nyine ko byagenda kose nyine ahangaha nta kintu cyabuze pe baje nzere n'utuzi ko kumugukora je nta kintu mba nemerewe gutanga ahangaha muze basi binkorera murera ibyo sawa ntareka nza mukubwira Yes. Now with the junior. Umuntu ufite kurira kurenze ibintu. Nazagira stress z'akazi n'abatemisha n'ibyo n'abasazi. Kubisaranga byagenze gute? Bahari niba ari swe narabitsinze. Arema yantesha umutwe byatari isizi ngo arashaka ngo wowe. Usomo nta muntu dufitanye gahunda. Sai papa wawe ko baramumije kuko asa nabi. Papa se yabavuye konga kakanya utanambwiye. Mbonye sana bakongo manje. None se ubundi ameze gute? Mva ni umusaza usa nabi. Mana yanjye. Rekana nawe nta gahunda njyana n'abasaza. Akavuze ko ashaka wowe rero. Azano kancanze ngo abasaza bose bagiye kumuvugisha. Mana yanjye mbabarira. Mukure hariya basi ni wowe ashaka nyine natakubona nagari waraje. Muri gashaka. Nambwiye nagenda arabyanga. Se wambwiye akinjira ko nta kibazo mbere yinjira. Yari mwifite akazi kenshi. Muze komeza usi. Bangukazi. Bakusira mwana mfite. Muraho. Hagarara.
Niyo umusaza wawe kumbwira. Muraho neza. Uragenzwa n'iki? Abana banjye nagize ibyago. Mfasha umugore kandi ndarwaye. Ndwaye amadiyabete, ndwaye na bya bintu by'imivuduko. Ariko mfite inzara imereye nabi n'umuntu abandi. Hagati aho nyine urashaka ko tugufasha iki kumbona naza? Nkumva n'icyo kurya mwamufashije. Icyo kurya hano hari ibintu byo kurya muri ahabona se? Ko bari nabonye umwana wese bamufashije kuba musanga kandi ko rwose meze nabi napfushije umugore nta n'umwana agira. Sembo muze. Maze yafashije umugore. Niyo. Nanjye nafashije. Base n'abandi. None nta kintu dufite cyo kugusha. Ushango tukumarika iki? Ntawe ufite umwigira ndihigira. Njye no kuza kuhigira umusaza. Ahubwo bebe ndikumva saza kimwe kirananuka. Igira hirya tuvuge wegeye ibisi. Ese uroga ubundi ubwo ngo Bamwana se shamaze n'ukura. Nese wabuze icyo amazi si ubuntu ubwo. Wanyumye nayo kuba. N'amazi ari reba hano ibintu biharo n'ari amazi arimo. Ahubwo winjiye hano gusa. Ninde wakugejeje hano byagenze gute? Ifite akuka gake mwana wanjye. Akuka gake umuntu ufite akuka gake. Shobora twanduza igituro. Mamuze igeze. Zana wa mpeti duherutse guhakaza musohora. Dore shambo ari ivuje. Wihute genda atabuteza ibibazo. Kandi ebera ngo mugu. Gusiba n'ibiki. Ai pero reka ndende. Ese nkawe uyu yaba yinjiye hano gute? Uyu mwana Nese bigenze ushinzwe iki hano? Yose. Musaza. Kuri umucafu hano. Gisaza yiba kwica akazi gusa nawe. Gayi. Ngo umwanda ukuraho ugende ujugunye. Nese ihute bigenze gute? Ihute. Uyu muntu karinzara afite mwarebye ikintu tumufasha. Ako se wowe ngana kuri byo tugiye. Uramureganya n'imigenzo we n'abadasa. Ahubwo uri bunansobanura ahantu yaciye. Uravuga iki imbere? Akundi nyine ihangane. Ihute ariko uri kutwangiriza umwanya kura hano. Wisa kuzima n'umuka wawe ugira ngo. Koko mwamaye amazi yo kunywa Uranje basi. gisaza wowe. Nawe turakwita no. Kana gutera gaje kadutaka. Igize akantu ka danje usigaye cya gisaza cyo kivuye hepfo. Abantu basakura baracyabakora. None ingeze bise nibagirwa. Abantu basakura baracyabakora. Karanuka. Muze nkoma cyane amazi atakwica rwose. Mwana wanjye inyota yarinyishe pe. Yebawe. Ako siko wajya wone waherukaga kurya. Biruka ryari se. Ahubwo mwana wanjye urakoze. Ari kubana n'inyamaswa. Wa muvandimwe. Ntago byoroshye. Ko nyine wabonye ni kuriya ubu ntubone nyene ibiryo nzanye pe. Hari ibintu byose nyine bibaza. Ubu ngubu nagerageje nyine uburyo bushoboka. Nikopesheje ku mushahara wanjye nyine niho bazakura. Umunibane zagusubiza ko nyine nta kundi. Aho kuri kamwibarize. Ubundi ubuzima bwawe bwite bimeze gute? Siko ku musaza. Urari ubuzima bwawe nawe mba numva nshaka kubutekerezaho. Kuki si bwanjye nabikubwiye? Hari nyine nawe reka umbwire nawe renze. Nyine nge narize nyamara kwiga. Iki kibazo nyine iwacu twara abana benshi. Kurone nge wari uri mukuru muri bo nyine. Ubwo nyine nkareba barumuna banje nyine uburyo bameze nkareba mama nyine nta papa ntago muzi. Hangane mwana wanjye. Ubwo rero nyine nibwo namaje kureba nyine ukuntu ibintu bimeze maje kwiga ndavuga ati ko byanyina kose washaka akantu nakora je nkazajya nyine mfasha mama nyine kuba twara kita kuri bara nyine barumuna banje. Barumuna baracyahari ni batanu. Na mama wanjye aho nyine ababiga se.
nyine bitewe ko nabonye akazi bari baravuye mu ishuri ko nyine ngubu benshi nyine twabasubije muri 9. hano se baguhemba neza ku buryo wabishyurira ahangaha nyine ni amafaranga nawe y'umujyi urayazi 40 50 gusa wenda hari igihe njya ngira amahirwe nkabona nk'aho nogereza inkweto akanga utudutipu utwo nitwo tumfasha kwishyura inzu nyine no kuryamo gake bitewe ko hano saa sita baratugaburira ubwo rero nyine nawe ndakubonye bitambura neza umeze nk'ubuzima twizize kubamo pe ndavuga ati byibura akoreka nkwereka kandi kantu n'ubundi sambwe ko n'ubundi nta kintu ufite kandi nta n'icyo ntegereje harya ngo ugiye gupfa muganga yambwiye ngo hasigaye amezi 3 amezi 3 reka nkwereke n'ubundi amezi 3 ntiyananira sibyo weho buri munsi urumva uzaza duhurire hano nongeye nzanemera n'ubundi bitewe n'uri karino bimenye gukatwa kuko hariya njya mera nk'ikirahure ugasanga barankase ahubwo nyine ngiye nzanjye nafata ibiryo ngiyandikeho nonyine nkuzanira byibura muri aya mezi ariko bura akwima ushaka kujya amahirwe n'Imana ikaba yagufasha kuko iminsi ikaba yakisunika. Urakoze mwana wanjye, urakoze, uzahorana mu mutima kandi uzawukorere n'abandi batari giyewe. Gamura no ubundi umuntu akagize ubumuntu nuko nyine ibintu bibura byaraducanze. Humura. Byaraducanze. Imana irareba kandi irafasha. Kandi ifasha abantu burya bose bashoboka. Gusa umusaza noneho rero nyine nk'uko tuzi vuba siko nyine mba nibuka nta nubwo babyemeye kuba twaganira uragira ngo bandikane. Nabonye zira nyamaswa ko nyine tuzongera guhura ejo saa 6. Sibyo? Yego ni ku mwana wanjye. Areka nyaruke nawe uhita ahantu hagiye umuntu kubona rwose. Nta umbona rwose wumva. Haguruka nawe ugenda. Uzajya usanga. Sawa aha hantu. Niho dusezeraniye. Urakoze. Sawa. Nona rubuhoro koko. Shanangi ndikumva mfite ubwoba. Nawe jamyiza bimeze bite? Nama mudahamagara igitaraganya. Mabuja wabonye? Mbona se nyine. Mugiye kutwirukana noneho sera. Byanga mwabyigaruriye ahubwo akore mufite n'ibibazo si gusa. Niyo birenze iki? Mwafunze umunwa se mugategereza bahamagaye akavuga ibya bwaje murambaza iki umuntu. Ngaye naho nyiri cyegera cye kubaza ntago ari ikibazo gusa. Yakoze ubundi twari ushaka baducira ku mayange. Tugira ubwoba bw'isi. Birirwa basomana ntabwo bafite niyo twe dukora akazi. Cyakora rero akazi kaha rwose nako. Ako tesi uvuze muvuge vuba. nta kibazo ugira muri wowe. Abirirwa basomana nta kibazo bagira. Nitwe tugira ikibazo. Tuvugisha ukora ko ntabwo dore manager ntabwo arazi. Ubundi usibye kuba manager ndi boss wa hano. Ko mutubabarire. Tuvugisha ukora. Muri kubaza nde? Wowe. Ibintu mukora. Umuntu wa danger. Tumubora ate. Ibintu byose ntabwo ndi mugenzi wawe. Tukumva? Agakobwa k'agakara kabaye agakobwa k'agakara. Of course. Imana iraguha ntabwo mugura baby. Kushobora kwanga Jango warubiza ariko yarampaye yire. Wabigura? Akora akazi mu nkoresha. Kuko. Nese undi kutabwira boss ndaza tubwire ibijyamo. Sijya kwa nyange nari. Mwamutegereje ariko mufite icyo kibazo. Aramutse. Sineza boss. Aramutse mute. Sanzwe Genda. Karimo karagenda. Karagenda neza. Nabatumijeho igitaraganya ari mbakeneye cyane. Hari ibintu nshaka ko tuganira. buhoro ko ndi ndumva rwose. Ibintu tutayituzwa hano. Ikintu kigiye kuba ni ikintu kidasanzwe ariko nta kibazo ni. Tugiye kutwirukana se rwose. Igitekerezo kwirukana. Kanyamara uriya rero ibyo byaje n'ibintu by'inama. Njye nibwo bwo banifite rwose. Abantu bakora badakora inama ngo baganire ku byagezweho n'ibyitezwe kugerwaho. Tutari tubimenyeye. Twabonaga uyikorana n'uyu mwabasha. Gusa ubwo mwategereje mwabwira. Ese ndakwiyamye. Ndakwiyamye. Rwose niba rukwirukanye mu mbare wenda mu nkate n'imari wenda nawe narangije ariko rwose Ese mwirondera kuki muri gutekereza ibintu by'ikirukana cyane. Ese mwebwe ko muri umwe
Okay, ibyo tubyibare ko ugomba gufite amategeko. Mpamvu nabatumije rero muri kiriya cyumweru avuganye na boss ko azadusura. Nyiri hano? Nyiri hano. Kandi ndagira ngo mbabwire ko nanjye ubwanjye naramubona. Ngira ngo niwe boss. Namwe muri abakozi se? Cyama. Ibyo twese ngaha turabakoze. Wow. Oh my god. Ariko ndabakoreye ni manager wanyu. Ariko siko mubona mufite amatriku biti mwatuje. Okay, anyway. Icyo nababwira cyo ukatumaze tuganireho gato. Urumva ko eduye umurimo rero wa Baby, calm down. Reka bese Urakora iki? Mfarika bose. Baby, tuza. Muri bamukora cyangwa muzwa nawe kamera. Ako se mwatuje tukavuga. Mwagiye mugaragaza icyubahiro. Gusa ndatongo. Iranse tuje n'inzi ko ari wenyine. Kwasha. Cyakoze mwana yanjye. Umva niyo wanyirukana ubu. Ese nawe mutaje mukoze muri ubundi ndabiruka rusuze uko ndabiruka. nawe twirukana nawe bakatugwa. Mureke tubanze tuganireho ku minsi ishize uko byagenze. ako cyaje ndashaka kuvuga. Yego. Mbere ko boss azi. Ndagira ngo tubanze tutibye dukosora hagati yacu nyine tujye tuganiraho twe nk'abakozi. Ya nicyo ngiye kuvuga. Yenda banza nshimire abakozi. Fizi nubwo ndi guseka nubwo wowe uri guseka nubwo muri gushinganiza ariko twese turabakozi sibyo? Okay, ndabanza gushimira Vicky. Akora neza cyane. Na kusura namubona akora mu mamashi. Ikindi akosereka mubaza niwe ngezeho. Ejo bundi muri umusaza nshaka kubaza yaciye kugira ngo agere hano icyo kibazo ngiye nari mfite kukikubaza mu inama Rwose tugeze gute sibyo? Nawe wagira mu EP. Umusaza nsanze arakwige. Ariko ngira koko mwamfashije nimba ari bishoboka. Wenda mukaba n'amazi ko mbona hano yifashije nyine. Ubona hoteli nk'ingiyi hari bimwe umuntu ayumva to. Aza muri ubwo buryo nambwa ati byibura. Gina naramubwiye ati ngiye. Ndi umukozi anga bisanzwe nyine jardinier kazi kari n'akamasuku cyo kurenda ikiza. Bakwiye naguza n'ababosi banje bakuru. Wenda bagiye cyo bagufasha. Rwose pe namugiriye mu ndavuga ati byo aramutse nagera imbere yanjye. Wabanje ubwawe nawe kwigirira. Ubu ubona uri umuntu ukora muri jardin ushinzwe gufunga gate ariko buri cyifuza gufasha banza bifasha. Nawe ikindi ni wewe ngezeho. Nawe ayo makosa yawe ndimo ndayigaho iminsi mike nshaka kubiba gusezerera. Nawe mugezeho kunda kwinjira mu bintu kureba cyane. Wow. Ushanuka ahantu hose uzaho wajya ukora akazi. Ako cyanuka ngiye mvuga ibijyanye n'akazi kandi none se urujya mvuga ibiki? Iyo usanze abantu bari kwiganira suka ukaza ubinjiramo uri murasobanurira. Bari hari babuze umuntu bakira hanyuma ako se kamubaza uranyoboye cyangwa kuyoboye. Of course. Nzi ko dukorana. Niba dukorana se yindi uhagarariye undi. Nise kumagarira bize kwica akazi. Mwenda babwiza ukuri ko nimureba nawe mwenda biruka. Amanze kubaze kuri manager byatuma utagira umuntu urankora musaza ejo bundi mwaso. Ese basi mwagiye mugira no umuntu muri mwebwe. Ushatse kuvuga ko nta umuntu dufite. Okay wait. Reka mbyemere mwagize impuhwe shenge sibyo? Mwagize impuhwe muri abana beza muzajya no mwishuri sibyo? Ariko please ubutaha mujye mugira impuhwe mu bijyanye. Uri kumva? Aha muri abakozi nta numwe ufite sheye y'amahanga ku buryo yakurirwa sesa buri menye ko nagahora gahanze kamaze nabyo. Ariko gihe cyo nababwira mujye mumenya ibyanyu sibyo? Akazi kawe ushinzwe akazi n'uyo akashinzwe akazi. Ibyo reka tubyihorere. Icyo nashaka kubabwira inyamukuru ndifuza ko boss twazamwigaragariza neza. Wow. Umunsi yaje abakiriya tukabakira neza birenze n'ibyo dukora. Aduha amanota. Siko bimeze. Seka. Ahubwo numvaga Se mwabwo buri muraseka ikiko. Babe. ntakiri kunayimo kuvuga. Nangize ibitekerezo. Yego mbwira nta kibazo. Nakuntu nko kuri umunsi azaza. Yego. Twamukorera nka surprise ukuntu nyine tubasa nkaho tegura kana kaka kutukuntu. Akiri. Tugategura cake urabona n'ubwa mbere tujye kumwakira. Sibyo?
tugategura keke nyine nibyo kumwica mu maso kumuha mu maso nyine kugira ngo ubone ko afite abakozi beza ahubwo muri kubyumva sibyo nyine nko ku ruhande rwanjye igitekerezo ni cyiza rwose buri muntu nyine amenya akazi ke nanjye noneho ahantu hose ngiye kuhakura indabo nzikate intebe nzoze urumva muzagira ikibazo kandi mubona ko nyine nkora akazi neza nubwo nyine rimwe na rimwe mumureke mbabwire mukore neza njyewe njye ubwanjye nzabashyiriraho akantu nyuma yagiye k'agashimwe simwumva mugaragaza umuhati azaza avuga uti ewana aba bantu ntabwo nibeshye bose uzahita unyongeza cyane basi nicyo muba murimo murabona rwose nimba ari aho ngaho noneho ubwo ese wowe utamushimishije nzabashimira ariko si iteka ryose ahora yanungunitse bite byawe nkora nawe kuba nta kintu kidasanzwe kidasanzwe ese ko namenyereye Iyo- kwikorera ndabona azaduteza rwose ategereje gucuruza amagambo bizankoraho iki ese bose bandubwiye wamenye ni umusore ni umusaza ni umugabo bosi ntacyo ufite ameze ate barumbwire kandi nawe ko atamuzi bosi ntabwo ndamubona nta n'amakuru ufite se ngiye naje nkora akazi tuvugana kuri telefone ko baba hanze mana we azavuye hanze yego zavuye hanze gusa yazaza mbere yaho abanza aba aruhutse nyine ari muri hoteli aza udusore nyine bose wacu reka mbasa akantu gatoya ndi gukura hari inyuma y'igipangu ndetse none nkaba nsubiye mu kazi kanjye niba nta bindi bintu nyine birenze ariko se usigaye n'igiki cyo gukora wowe nyine nagira ngo narenze mpasize nose nabasezereye ngo mugende babyibye bande babyiba bande babyiba ariko no hanze hari abakiriya twari dukeneye kwakira n'ubundi urebye inama ndumva nizere ko mwanyumvisha kino cyatse gusobanura buri muntu ahagarare mu mwanya we kandi murakoze tuzabikora neza tuzamwigaragarize neza njyewe nzabashimira ku ruhande kabisa sawa akazi keza murakoze wumva tese uvuga ubusa cyane gufata umutwe azajya uvugira mu matwi karagutwe tubuno tungana nk'utuvura bose agiye kuza ahubwo se ubu ngubu urishoye ko mwiriwe nk'uko mubizi nyine dutegereje bosi wacu uyu munsi ni umunsi w'inama muri ready se kwakira umukuru wacu ndetse rwose muri tayari cyane ibyo twavuganye se murabyibuka murabishyira mu bikorwa nibiba ngombwa rwose ku ruhande rwanjye nta kintu gishinze ubona ko ibintu byose akazi k'isuku gakora neza gusa mureke tumwakire neza nta kibazo gusa ikintu cyambabaje ni kimwe ntabwo tugiye dukora bya bindi Bicara. Muraho? Telefone yawe yitabye ndi umuntu. yego boss Tekereza ko mutanzi. Iyi hoteli ni yanjye. N'izindi nyinshi mutazi. Mwari munzi se? oya ntabwo twari tukuzi Okay, tutuze. Nje hano kugira ngo mumenye n'ibyo mwakoze n'ibyo mutakoze. Ese ubu ni muzika w'umuntu? Harya turabizi uyu bamwita nde hano? Uyu manager wacu manager boss manager wa hoteli, manager nyine ni manager wa iyi hoteli wowe wari bosi wacu
ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe rero munakimenye cyane icyo bita kuba umuntu. Kuba umuntu ni ukumenya ngo urwego urimo ugomba kurufashamo abandi bantu. Turumvikana? Biratangaje rero kuba naraje aha ngaha iwanjye uwo mudahe na byeri hano ko mama n'amazi yo kunywa. rero twari kubikora sindumiwe cyane. Shit! Tubabarire. Please. Nundi abantu mukirasa? oya Okay, haguruka. Haguruka. Hariya mureba hariya. Nawe kurikira. Hagarara aho ngaho ndeba. Mwese babere isomo. Ibinyigisho kuki? Kuri mwebwe. Kwizera abantu nk'aba badashobora kugira n'umuntu mwafasha. Ngo mwabaye ba boss, mwabaye ba nyiri ibintu, muri abantu barabanukira, ese waje usute hano. Haguruka nawe sha. Mwamubonye? Uyu muhungu ni umuntu mu bantu. Uyu niwe wamfashije. gufashije iki Ntabyo uzi, azabyivugira. Noneho reka mbabwire impagaze sha. Yewe ni umuntu w'umugabo wari ufite umugore wanjye aza gupfa. N'akana n'akamwe yasize. No kurwara indwara nababwiye sinazibabwiye agera. Indwara narwaye narazibabwiye. Muganga yambwiye ngo amezi 3 nzaba mvuye kuri ibi byose byitwa ibyanjye. Ndibaza ninde muntu nabisigira mu bakozi banjye. Ubwo naje muri ya sura mwambonyemo. Turi kumwe? Ngira ngo ndebe wazaba umuntu waza ko Bino nankubise. Dore umugabo. Dore umwana wanjye. Uyu nguyu niwe mwana wanjye. Nshaka kurira ntiri mu bari kugira icyo ushaka. Hagarara hariya. Yegere yicare mu ndero turebane nawe. Hagarara. Uyu nguyu niwe musigaye imitungo yanjye yose. Oh my god. Fata ni kadi yawe. Fata kadi. N'uburenganzira ngo wahe bw'umutungo wanjye yose. Boss urakoze cyane. Ibyo wangiritse kuri uyu. Ako Imana sengera komeye. Mana urakoze. Sha! We manager Hands. Hans! Wirukana. ariko bose aka tukavuga Basi watu wanataka Toka! Natwanje gusesa umutungo nuko kwimana baricewe nabo. wahise tukavuga Thank you so much. ngo barire kuvuga Basi ni muduhe nako gukora ariko mwiye kutwiruka. so watubabari Wonderful. Ndimukira mureba hariya guherekeze. Twanje gusesa gora umutungo ya. Akazi gatanye. bose waduhaye imbabazi ko twisubiraho tubabarire ntabwo bizongera Kuva ubu ngubu imitungo yose bayanjye. Yawe cyane. N'abakozi bose n'abo mu Rwanda hose. Mana subiza. bose watubabariye koko mugenda Ndamufasha koko. Se nawe wabivuga. Basi mwaduhe nako gukora pako twa. Cyakora ko kineza ntagehona ariko mana. bose watubabariye Wow. Bye. Urugendo rwiza. Mukomeze mukunda.
mukundane uzakundane udashira uzakomeze mukundane barusha mwishime munezerwe dore nyir'imitungo azangaje abashaka yirukana abashaka azakora ibintu byose neza ariko ntibizabone n'abantu neza muze hano mwese mwana we mujye bana bantu aka kantu rwose karangiye rwose urakoze muzaba abantu beza muzakora ibintu byiza ibyo ni byo Imana ishaka